ati y'amafaranga ati ikibuga cy'indege cyagoma kiba gikora urumva ati mba ufashe indege Kampala kwazigoma ndabaza nsanga twaba dufitemo urumva hafi ibihumbi 120 by'idolari vuga ngo nakize urahwayo ibyo gukira ngewe simbyanze ariko izo risika ntabwo nazifata. Hello guys, what's up my people? Iyi ni Carine YouTube channel murabizi ku bantu batatumenyereye amazina yanjye nitwa Lick, madamu wanjye akitwa Carine. So uyu munsi rero ngiye kubaha ikintu bita prank y'iki y'umuriro fire. So ukuntu gahunda imeze utuvugana mvuye mu mujyi nanjye bangumbuye nanjye babwa ibintu byo muri Kampala kandi nago nzi ko abantu bose badukujya babizi mvuye tuvuge ko mvuye mu mujyi. Rero nagize igitekerezo abantu bamaze iminsi abana tudakora video, hari na video ebyiri twashyizeho ariko izo video twazikoreye muri Kenya. Hano tuzikora muri cyagiye twakoreshaga icyongereza, icyo nakoze nakuyemo amajwi mba kuba nzi postinze ko yari amaze iminsi arwaye, yageze hano Kampala aba malaria iteye ubwo biramukubita bye, murabizi n'ibinini bya malaria ukuntu bimenagura. Rero tubura ukuntu dukora uyu munsi ndavuga ni abantu banjye ntago nabahaka nubwo arwaye urumva ageze muri ya leta ubona ko umuntu arimo kugenda akira yoroherwa, ndavuga ndikamwe muri kangira akantu nkora. So nagize igitekerezo hari umufana wacu bamwita Mupenzi aba muri Goma, n'inshuti yacu akunda kuduhamagara cyane, yajyaga akunda kumana amakuru yo ku rugamba n'ibiki biraya muri Congo, ariko agera igihe aba nk'ahabuzeho ngiye na madamu tunategeka kose Mupenzi n'icyambaye ibyo umva biteyemo ubwoba, igihugu kirimo intambara, umuntu wakwa-updatingaga kumuvugana kumva yabuze ngira akantu kako. Hari abantu batekereza ko just abantu bacu tutajya tubakurikirana, bari igihe abakuvugisha rimwe na rimwe, ariko hari umuntu abakurikirana amakuru nyine akamenya ko bimeze. Rero hacamo igihe mbona cecetse ngiramo akantu kako, ariko ejo bundi yaranyandikiye arambwira ati Goma yarafashwe bigenda gutya na gutya, nsobanuriraho arambwira nagize ubwoba ariko atariko tumeze neza, ati ibintu byatanye gusura ku murongo. So ubwo rero twihanganisha abantu bose babuze ababo muri ntambara, muri rugamba rwose. Mu by'ukuri nago cyane ya politike, nta nubwo hari ibintu tuza kujyamo cyane bya politike, nta kantu just kugira ngo tubivugeho, nta nubwo nshaka ko dukora YouTube twishingiye ku bintu by'igisirikare cyangwa ngo nuko hari saga yabaye ngo tujye gukora ngo tubone views. Ariko igitekerezo cyanjemo ndavuga nti wakoresha opportunity, nkavuga nti agenda nkabeshyashe, nkavuga nabize muri Congo nyine na ahantu haba amafaranga, abantu by'amabuye y'agaciro n'ibyo ngani Mupenzi ntabwo nabivuganye nawe aragice ati amayedere yo kujya gufata amabuye y'agaciro, kuko umva ngiye nigikurikira amakuru yo muri Congo kubera ibintu by'intambara yo birabera yo muri iyi minsi. Umaje kumenya za Masisi Kava aho narahamenye, maje kumenya nyine ibintu byose byo muri Congo, umva harango ngo ni za Rucuro, ibintu nk'ibyo maje kumenya n'ibyo ko kongera nkurikira menya ngo uyu munsi bafashe he byayenze gutyo. Rero shirumva abaza madamu wanjye sinzi niba ariko bameze nagakunda amakuru kabisa, nta nubwo abazi icyabaye. Urumva ngiye ko mabizi ndabangiye guprofita mubeshye yuko uwo mucuti wacu yamamaga akamadiri y'amabuye y'agaciro ibiro 15 bya zahabu sinzi ngegura gute, zahabu sinzi mbese uretse kubanze ko bayambara mu masaha nka gutyo. Nta mbese mu bahinde baravuga, abahinde muri karitsiye abantu bita batamira bango ni teriyade ni kuvuga ngo ikintu nta kintu kizeho na gike. Nanjye rero nta kintu mbiziho kabisa ku bintu by'amabuye y'agaciro, ariko ngiye kumubeshya ko nabanyediru mubwiye ndagusize nterebe nimba share koko yemera akandika nkajya mu ishyamba cyane arimo kubera intambara, nkajya kugira ngo dukire tugiye kureba reaction yiwe. Ikindi ntago ndi bumubwira ibintu biri hash
kuko urumva ntarakira, ntabwo ari wa muntu uri strong wo murihangana nyine, mwihangane kandi abantu mukomeze musengere. Kirima hano muvuga ntabwo shira wanjye yamuguye neza, so niyo mpamvu umuntu atangiye no gutekereza kwisubirira mu rugo tu. Murabyumva mute abantu bashaka kudasubira i Kigali? Urumva rero nibwo nkinjira, nibwo nkigera mu rugo, ngiye kugenda buhoro mbite kamera mu cyumba, nimara kuyigezamo guys ubundi turakorana. Ikindi abantu bashaka ko dukomeza gukorana mu kwamamaza, bakomeza batwa approaching baciye kuri za nomero za WhatsApp, baciye muri comment uvuga ati ndashaka twamamazanya, ni sawa cyane kuko ko twebwe dufite kuri platform zacu zose dushobora kwamamariza. Dufite Facebook page ifite 12,000, YouTube murabona nubwo ari nshyashya nayo igiye kuzuza 10,000, TikTok ifite 20,000, Instagram ifite 50 by'aba followers. Aho hantu hose total mu gihe cy'iminsi 7 utarangije views zavuyeho ziba zirenga miliyoni. Urumva rero wamamaza nje n'abantu bafite miliyoni views, ntekereza ko hari ikintu nawe wabona kuri audience dufite, ufite produit nyine abantu bashimye bacu bagira. Guys urumva rero biradufasha kwamamaza tukabihuza na views. Iyo ntago tugikora cyane nkuko kera twakoraga, ariko Imana kugenda dushoboza tugenda dushyiraho video. Murakoze rero ugiye kugenda ushaka ukuntu setting kamera, ibintu byose mu cyumba. Urumva nyine umuntu uryamye biragoye ko najya navuga ngo kingura amarido yahita bimenya ibyo ngiye, kandi muri amarido adakinguye urumuri ruba ruri hasi. Ariko muri hangano uko ishusho bisa kose nagira ngo mukangure munabone yuko twagarutse. Imana ibahe umugisha rero. Sishe sinziriye. Aye none se ungoye imiti? Utuvugana rwo neza. Nazuteze any change? Naguye nawe kubwiye ariko ndi wemera akagutera cya giserumu. ntabwo nshaka ibitaro. Oya korea system kugitahana ari nkajya muragenda nkongera nkagaruka. genda uri kaboko rananiye. Ndabarira kandi uzi sinzire kandi nzanye inkuru ziri kaci. ntabwo nsinzire ndako nari nsinzire da gatotsi kari kugenda kanyibamo gake. Ahubwo iyo wemera bya binini yari yavuze bimenagura. Ubu wari kwitukire ku kararo umenetse rimwe. Babarira ariko strong ndanje. Umva nkubwire rero. Nzanye inkuru. Vuga ngo ni inkuru itaragakuru. Gambwira. Umva ukuntu gahunda imeze. Bya bintu byawe cyo kuvuga ngo ndagusize ngo iminota ingahe, urumva bigiye gushiramo. Uvuga ngo tugiye gukira. Ariko babarira ruresha umuntu. Mbere twakiriye ze ntitwakize babarira rero. Hari ugukira mu habaho bakire, kaba abatagire n'abandi baminutse. Ngo batagira bate? Abatagire. Ko twe tugiye kwitwa baminutse. Abatagira se icyo abatagire. Abatagira se icyo Kinyarwanda ni cyahe. Yewe mbabarira n'ukuri kw'Imana nta mbaraga nifitiye zo kuza kuzirwayo uraboringa shaho. None dore ukutse. Ni nkaho tumeze nka kuntu radio zabuzemo amabuye. Uburwayi bwe turabuhaze. Jewe nande. Jewe naho muri iki gipangu. Umva nkubwire sheri. Mbabarira. Umva nkubwire. Reko mutipe bita mupenzi ubigoma. Nk'umufana wacu. Yaje kugusubiza. Dore ejo urabizi ko namaze iminsi mwari yavuga ni rero ibintu byo muri Goma nyine byayenze naza none ari intambara
umuntu ntiyandika ariko nyuma urabizi ko nawe ubwenge ndakurikiye amakuru nsanga nta muriro uriyo kandi hano hatari umuriro nagiye kubona umuntu aranyandikiye mu kangiye mu mujyi yego kumana ishimwe kumwe natekereje ngo bashoka bamushimye benze ni urwembe ahubwo vuga ati ibintu birimo inyungu nyine agarutse agarukanye amakuru afatika benze arampamagaye arambwira ati rero ndi mu mujyi arambaze bike biti sawa cyane byabora yakubwiye ko nta kintu iwabo babaye nyine nibazima je yambwiye ko ari muzima ariko nta n'ibintu by'abantu nyine batukurikira ku YouTube ahita avuga ati Carine araho tuvugana araho ariko ararwaye ahita numva acitsemo intege ndetse kuki ati nyine ati nuko mbona muri kumwe muri babiri ati numva narwaye ati sibu wamusiga bigakunda sensiga umugore wanjye namusigira iki ugiye he ntego manze mubwira ukuntu twaganiriye arangije arambwira ati banza ibitekerezo ushobora kuma igihe cy'icyumweru kimwe ugakira bimeze nka byende yigeze kutubwira ngo murashaka kuza muri Amerika winyubutse ubona gukubira babarira ambara gutere story ushaka kuza ryari uraba mu yihe state arambwira ati hanyuma arambwira ati rero Rick nimba umugore arwaye nimba agira gute arambwira ati ngo iminsi biri kubitekerezaho wowe na Carine mugakira ati kandi mugomba kubikora ni kintu cyane y'ubwoba ati mugomba kubikora ati bukaba bitarafatwa neza ndavuga si ibyo bintu bihuriye arambwira ati ngo muri Nord Kivu ngo muri Nord kugana muri Side ngo ari ahantu ngo hari airport ako ndayibagiye airport yambwiye tugende bwo gufata ibyo bintu byose uri kumbwira urumva ahantu yambwiye ngo harimo airport itari ya Bukavu ahubwo airport ndayibagiwe urumva arambwiye ati hari umuntu wamurangiye deal urumva yamabuye y'agaciro erewe bya bintu biri no bavuga ko ahantu gahunda baramuvuga ati shaka umuntu urumva umenyereye gutraveringa ufite passport wizeye arambwira ati rero umuntu wese ko ngomande tuzanye nta numwe nizeye nta nubwo nzi ko wagiye na passport ati kandi nzi ko we n'umugore we mujye muvuga ko mwagiye mugenda ibihugu ati none ati kandi n'ibindi ndashaka ko amabuye y'agaciro tuyacisha muri Kampala arambwira ati banza nkubwire se ati y'amafaranga ati ikibuga cy'indege cyagomba kiba gikora urumva ati ufashe indege Kampala ukazigoma atari kubwo uraza n'imodoka none ikintu cyane yugo imodoka ijya muri Congo ica za Hoima ikagenda kinjira urumva ngo bari ikizi wamenyeza amafaranga dufitemo ni ibiro 15 ya zahabu umva ngutere stories baramama ikiro cyanjye ndabaza nsanga twaba dufitemo urumva hafi 120 by'idolari vuga ngo nakize nkurahayo ibyo gukira ngewe simbyanze ariko izo risika ntabwo nazifata zizi ko goma nta kibazo goma niyo yafashwe se nyorohereza ahantu havugiye isasu hose ntahujya noneho kugira ngo byumve isasu ryarahavugiye nagura ikihavugira uko biri kose kandi ntukomeze no kwese kandi yambwiye ati niba hafata bakarinda bagera Bukavu dirira bipfuye cyari kubwe imbaraga nke zanjye mfite winsakurisha thank you aho uzajya byose ni ibiki kuvugisha ahubwo ngiye sinibaza niba ujye utekereza kuri risk tekereza izo risk nyine ngujye ariko guzikuna nese ushaka kumbwira umuntu w'umukire wakize kuri iyi satafashe risk uzi risk zibaho ariko iyo zirimo hagati y'urupfu no kubaho barazi aho rero niho haba ari risk ihindura ubuzima 120 uzi yashyize mu Banyarwanda ese ubwo ugiye guhindura ubuzima ugaherayo ugahindukira tujya mu ijuru mana umva reka kunesha umutwe nanjye kuntesha umutwe n'undi wamugana niba aricyo cyakuzinduye cyakoze cyo ari ikintu cyakikuzanye kumbwira
ngwino turyame tubyihorere ntabwo ibyo bintu nabyemera turyame tuzahora muri ayo ayiwe ako 120 umuhamagare muhakanire Shari ibyo bintu nawe urabizi wagenze Buganda urahazi ibyo bintu bihora ari ibihuka kuva kwa mbere kugera ku wundi wa mbere nta na rimwe ndumva umuntu ngugurisha amabuye y'agaciro cyangwa ngo uyakoramo nyakura byemera ko bibaye ari byo nyine nagenda maye nkarapfuye urumva ntago nabyemera ibyo bintu kubera yuko abantu nzi hafi ya bose ibyo bintu babikoramo nkuzanira amazi se nkuzanira wango ibinini utariye ubwo ni ya defa nariye shiri ako se wowe sinanyweye urukoma rwogakomanga nagenda kubariza handi abasosiso z'inyarwanda nsanga ngo zashize umva nkubwire rero ukuntu gahunda imeze reka ibintu by'ubucucu nzamarayo icyumweru ngo reka ibintu by'ubucucu undi ko kiri kumbangamira hirwa rero nawe uriyenza kuko imana ndi kumva hano henda gusambuka tuhasakareze shashari winesha umutwe n'ukuri very sorry none se ubwo dupanze iki ntabwo nabyemera sheri kandi nukuri ntiwongere kunsakurisha umbwira ibyo bintu turyame twomeze twikenere njye ntabwo nkeneye wo gupfa nta n'umuntu ufite Yesu w'umukene urumva twumvikane nta nubwo ariko uzi ko hari umuntu avuze ngo amerwe aza rimwe mu buzima reka nkubwira kugira ngo ngire vuba ejo bizampanukane bigende ubwo nk'ivoka byigumire yo bizazi nyine simbisubije yo Imana ibyumva ko nkeneye gukira Yesu ariko nanone cyari hafi iminsi 5 yonyine umva umunsi umwe iminsi 2 yo kugera igoma wambabariye ariko uwakare wo kujya aho ngaho indi bire yo kugaruka okay ntiwizera Imana bandusenge mvuga ko urwo rugendo Imana rwemeye noneho niba wumva ko urabizi igiguso ese ndere ko se Imana singira mbwira Mana wowe ni Imana yakubwira ngo nibyo wambeshya ngo ntago ari byo ngo yari yavuze ngo guma Mana ikigeragezo cy'umuga uri hano n'ukuresha umutwe nge Mana mbabarira nibikunyureho ngo banze uruhuke banze uryame uruhuke iminsi 2 yo gutekereza tugakira mbona ngikomeza kumenya ntabwo ibyo bintu rwose sinanze gukira ariko nanone gukira ibyo bintu narabyumvishe ntabwo nta munsi n'umwe abantu babigiyemo bagaruka amahoro rwose rero please winteshe umutwe ntawe uzajya guys nkuko nababwiye muri intro murabizi sheri wanjye uretse ko ngiye muri kugurigishwe shano nase kamera nkaba kunutsa ntiwanamenya biragenda gute ngo ugaragare neza we guys sheri wanjye mwamubonye yuko atatuma nikirira kubera gutinya gupfa yes sheri nanze gukora prank ibabaza ubusira shipisi guys ariko mbabwire ndirwariye sibyo murebe ko nandwaje ntacyo mvuze ubire ndeka nkaba ndi kwiruhukira hari ikintu byari ko bigiye nkuriza bisa nkabyo ntunjungurije ubwonko ntabwo mvuze rya jambo rya gigi ntabwo ntunjungurije ubwonko ko kuvugisha ukuri guys murabona rero yari akantu ko kugira ngo mukangure ariko sheri wanjye bure n'impamvu mumaze iminsi tudakora ararwaye ariko nakira malaria y'Ubuganda yaramukubise nzamuriza ariko sinamuriza arwaye guys team yanjye ratamuye muri ready team ya sheri mu musengere akire kwishura bibabaje akiruhuka ubundi dutwike vuga ngo bye shani na bye ibyo kuko amagambo guys kanje kwita ku murwayi tuzongera see you yeah so I have to cook because we love to die with the hunger so yeah in the village they use this one so maybe I can go this way Jesus so this is my first time